bikojeje isoni rwose. Turi mu gihirahiro bimwe bibi rwose. Amakuru yageze kuri interineti. Ubu ntako twabasha kubyirinda. Biraza kuba biri mu binyamakuru byose ejo mu gitondo. Ubwo wabonye Kerimu? Ibi bicucu biravuga ko bitazaho Kerimu ari. Rega ntango ari kwitaba telefone yanjye. Ntumuhamagare, ndamutera kumva ko yatwiyemeraho. Niko yakaba yarimo gutekereza ko kuri urubanza ni ingenzi. Umva, Ankara reka tugende. Nawe Perihane ntusigare. Ntago nza. Ngo ntabwo uri buze, ngo ntaguza. Reka tubashe kuba twajyana. Sinza. Ntago mbasha kuvuga ibinyoma imbere y'abantu. Genda wowe. Ngwino ubwo utegereje iki se? Umva, shaka umusore uzana amakuru. Ndimo ndagerageza gukora ibi ngibi byose se ni nko kubwiriza abahindutse. Turabigenza dute? Byose ni ubusa. Ibibazo byagiye hanze n'ubundi. Sinzi uko twabikemura bikongera bikamera neza. Hamagara tumiza amatike. Nta gihe dufite rwose kandi ntureke ngo Perihane ababwire ko tugiye kuko rwose hari igihe bashobora kuba bakwanga ko twabonana kandi ari ngombwa. Ibyabaye biri kuri interineti no mu binyamakuru. Tugomba kuvugana. Gushaka bagiye.
Ntacyo low office ntabwo dushoboye kwitaba aka kanya musige ubutumwa nyuma y'aka kananga. Uragatsindwe n'Imana Ntacyo. Ibyo bintu ntabwo bishoboka rwose. Njye ndumva ari ikinyoma. Uracyakorana nabo nyuma y'imyaka yose ishize? Aya makuru ndayizeye, amakuru ndamwizeye cyane. Ese ninde muntu uguha amakuru ngaho mbwira amenye uwo ari we? N'ubundi uzabivugira mu rubanza ndabizi kubera ko n'itegeko urabizi. Ndumva ngiye gusara. Uzi ko yarahiriye ku buhamya bwe kandi hariho na raporo ya polisi. Nturakare, reka turahita tugenda turiho umushinjacyaha. Umva njye nkubwiza ukuri ntabwo wahimba amakuru. Ibyo ni ibihuha, sohora itangazo ribyamagana. Ni sawa. Ndaza gufungisha ikinyamakuru cyawe. Nzagukurikirana we n'uwo guhaye ayo makuru yose. Injira. Uyagarara twara. Mustafa ndakwinginze. Mabuja. Yego. Umugabo wawe hari ibintu yasize ngiye kubishyira hano. Urabyumva anko wanjye yarakaye cyane. Serie nawe rero byanze. Igihe twari tukimeze neza ibintu byari bimeze bite? Ngaho gira icyo uvuga. Mvuga iki? Nta mutekano muke dufite kuko bavuze izina Serie. Munira natabasha kubyitaho byose birajya mu binyamakuru ejo. Nibakomeza kubigenzura baramenya buri kimwe. Twese biraba nabi. Bazatubona. Njye ntacyo bikimbwiye. Niba ari ibiba bize kuba. Ntubigicucu rero.
rero bazamenya ibijyanye n'ishyingirwa ryawe ryose, bazamenya ko atari iry'ukuri, bazahita rero bamenya byose. Nyuma nta muntu n'umwe uzabasha kudutabara, rero bizarangira badufunze. Kerimu, urabizi icyo bivuze kuba muri gereza nk'umuntu wafashe ku ngufu? Ninde wabikoze? Ni mushiki wawe? Ninde wundi wajya ku munyamakuru? Ninde wundi wakiye ko umuntu agahita ajya kubwira ingirwa munyamakuru ibintu byose? Ashobora kuba ari Garipe. Yego, Garipe n'umunyamakuru witwa Ahimeti ni inshuti. nawe ntabwo adukunda. Ndabizi neza yuko sobuja Garipe yamubwiye byose. Ariko rero Kerimu, Ninde ubizi? Ashobora kuba ari undi muntu. Umuntu wese rwose ushobora kumukeka. Buri wese yari ari kuvugira harya inyuma. Ashobora kuba ari undi muntu wenda ntawamenya. rero ntacyo bivuze. Tujye rwose twitonda. Guhera ubu nihagira umuntu uguhatiriza, ntiwirekure rwose, ntugire icyo uza kuvuga. Nuramuka ubikoze rero uzamenye ko twese kazaba katubayeho. Ni ukuri nubikora ibyacu bizaba birangiye. Ninde wamagaye? Vrale. Ntiwitaba. Nawe afite ubwoba. Aragerageza kukubaza icyo tugiye gukora. Mwihorere. Ntabwo nitaba, ndetse nta n'umuntu n'umwe nshaka kuvugisha pe. Wigenda ndishyura. Genda nta kibazo ndishyura. Ntugire umuntu uvugisha. Kandi n'uwo mukobwa ntagerageze kugira uwo bavugana. Wakoze kubishyiramo imbaraga. Umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza. Sawa. Birarangiye ngwino. Imana ishimwe, mfitemo inshuti tuhise tubikemura. Ubu ufite visa? Noneho tuzagura itike y'indege yawe, uyikomeza guta igihe. Uko ukomeza kuba hano bizarushaho kukubera bibi.
Mwiriwe. Mwiriwe Miriam, umeze ute? None se namera nte? Ndi gupakingira Kerimu ibintu ashobora gukenera Istanbul. Navuganye n'umwe mu nshuti zanjye uba muri Istanbul. Rero namubajije niba ari icyo yafasha Kerimu. Namubwiye rwose. Murakoze. Erega namubwiye uko ibintu byose bimeze rwose. Urakoze cyane. Yavuze ko azamufasha nuko akamushakira naho kuba. Niko yanyibwiriye rwose. Sawa. Ndaguha nimero ze, Kerimu azamuhamagara. Yego, ngiye kuzandika. Napakiye rero nta makaramu ahari. Buretse gato, ha? Yego, itonde. Mbwira nimero, ha? Yego. Sawa, ndabika nimero muri telefone yanjye. Azategeza Kerimu amuhamagare. Yego. Bwira Kerimu amushake, wazamufasha. Yego, urakoze. Ese umeze ute? Hari icyo waba ukeneye? Oya, ndashimye, murakoze. Ijoro ryiza, tuzabonana. Cumi na gatanu, 75. Ngwino, ngava yinjire. Nukuri kandi uri bukonje. Byibura fata ibinini byawe. Uwo mucamanza Munire aza aho abo bantu bari. Abizi cyangwa atabizi, rekera kubatekerezaho. Ariko se ubundi urabizi? Nta kintu na kimwe yavuze ngewe nizeye. Ni ikigoryi gusa nawe. Reba muvandi, ndabizi rwose biragoye kubyemera, ariko kandi buri wese arabizi. Ariko uzi ko buri wese arimo kubivugaho? Biragaragara ko hari uwagusogose mu mugongo. Ngomba kuba umugome kugira ngo mbe umugira neza. Ndi kugerageza kubikubwira kugira ngo utazongera kujya ubigumana. Reka nkubwire yuko igihe yagusekeraga, umutima wiwe nta na rimwe wigeze uguterera. Imana yaragutabaye. Ubu bose bagiye, nta n'umwe usigaye. Nta kindi kintu na kimwe waba ugikoze. Gihorere rwose, nta kindi waba ugikoze. Bareke bagende, we wikomereza ubuzima bwawe gusa, nshuti yanjye. Ngaho byirengagize. Ndabizi. Ni byiza ko wabyirengagiza byose. Uzabona akazi keza k'ubwato bwiza. Birashoboka. Uzadepoze kuri abo bose bajya kure cyane, y'amato meza amara amezi mu nyanja. Ni ukuri nizeye yuko bizanakubera byiza cyane. Uzanakorera amafaranga menshi. Yego. Uzatembera mu bihugu byinshi kandi uzabona isi, sibyo? Ibi ndabizi uraje ubyibagirwe vuba. Nzabikora. Rya joro ryirabura, impumuro yo gushya mu muhogo wanjye.
ntazibagirwa buri kimwe.